ahagana saa 8 z'amanywa kuwa kabiri tariki ya mbere ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2024 mu mudugudu wa Nyarugenge akagari ka Kinungu umurenge wa Remera akarere ka Ngoma nibwo abaturanyi babonye umugabo witwa Claude usanzwe ucunga umutekano yinjira mu rugo rutuyemo abakecuru babiri. Bigeze mu masaha ya saa 9 nibwo bumvise induru umukecuru Mukarugarama Ernestina w'imyaka 62 arimo atabaza avuga ko asanze umugabo yubaraye hejuru ya murumuna we Mukagatare Marie Goreti w'imyaka 57 ari kumusambanya. Ku murongo wa telefone Mukarugarama Ernestina wari wagiye gusuzumisha murumuna we ku bitaro bya Kibungo arasobanurira ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 uko yasanze uyu mugabo arimo asambanya umuvandimwe we usanzwe anifitiye ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Njya mu cyumba kureba isafuriya yo gutekamo, njyewe namwigereye ngo ndimo kumureba neza. Uwo mugabo ikariso yayimanuye iri ku mavi amuri hejuru, ipantaro nta yari yayivanyemo. Abaturanyi baba bakecuru bavuga ko bahageze bagatinya kwinjira, ariko ngo bamaze kuba benshi uyu mugabo yasohotse mu nzu yemye arimo afunga umukandara, maze ngavuga ko yasambanyije yujuje imyaka y'ubukuri. Numva uyu mukecuru Maduguza avugije induru, turatangatanga. Yasohotse ari gufunga imikandara, nyine ubona nta n'ikibazo afite. Yarabivuze ngo icyabaye ngo angarengeje ngo imyaka y'ubukuri. Yewe ndumva byari maze nko kuba nka saa 9 n'iminota irengaho. Nyine ngo yasambanyije uwo Mukagatare, ariko uwo Mukagatare ni umwana urwaye mu mutwe, yamusanze muri hejuru n'ipantaro yavuyemo n'ikariso. Ndamuhamagara ati Maduguza ubaye iki, kubera baheruka kumwiba narinzi karabajura. Arambwira ati umuntu ari mu nzu rwose bahamya ko yamusambanyije. Mbaga bavuga ngo yaje kwibuka asubira mu nzu ngafata telefone aho bamusanze amuri hejuru. Ko bivugwa yuko ngo hari ahandi yaravuye arwanye n'umuntu abwo ari byo ashaka, yasohotse nta kibazo afite kuko we rwose wabonaga ameze nk'umuntu wanasinze. Oya biragaragara ko yabikoze kuko na nyir'ubwite ni umuntu wivugira nubwo afite ubumuga, yavuze ko yamusambanyije. Icyaba baturanyi bagarukaho nusangira ishyano ridakwiye kujenjekerwa mu gihe byaba bimuhamye bikagaragara ko uyu mugabo yasambanyije uyu mukecuru usanzwe unafite uburwayi bwo mu mutwe. Twarumiwe nyine, twumijwe no kubona ari umugabo wiyubashye bakamusanga mu nzu y'abakecuru. Agahoma muno nta mahano yenoze gukora ibintu umuntu mutaganire mutumvikanye ngo mujyane gahunda. Nta marorerwa ni ibintu bikomeye. Nanjye ari nkanjye mu gusanze hejuru je narakwiciraho. Nta mahano pe, bamuhane pe. Bigaragaye yuko yaba yaramukoreye uriya mugabo yahanirwa yuko yahohoteye umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Yakoraga kuri banki y'Iremera, je niho nzi kari hakora, kandi ndamuzi neza n'umugabo ufite n'umugore rwose. Ntibaza ubugingo Emmanuel uyobora umudugudu wa Nyarugenge ibi byabereyemo avuga ko ngo bahise bihutira gutabaza inzego z'umutekano. Barampuruje mpageze koko sanga byutsemo, ariko nsanga amaze kugera hanze. Bajije mukuru we ambwira ko yamusanze amwubamye hejuru. Bamubajije ko yabikoze ngo ababwira ko yabikoze. Ibu yaramutwaye uwo mugabo. Yaramutwaye, bari mu nzego z'umutekano. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Kanzayire Konsore yemereye ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 ko uyu mugabo ukekwaho gusambanya uyu mukecuru asanzwe akora akazi ko gucunga umutekano muri kampani imwe muzigenga. Muri kampani hakiza kugira ashobora kuba yarasamanije uwo muntu w'imyaka 50. Uwo muntu uvuga ko ashobora kuba tuzuye mu mutwe, afite ikibazo cyo mu mutwe. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Retired Jean Ruhunga mu butumwa bugufi yabwiye ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 ko raporo ya muganga itarasohoka, ariko ukekwa afunze yashingiwe ku buhamya bw'abafatiye mu cyuho. Jean Baptiste Nkurunziza, TV 1.